Haleluya. Nagira ngo nkumenyeshe kandi nkubwire ko guverinoma yose Imana yambwiye ngo irayisheshe. Fetekeshezere de bo. Zomene ya zopari. Haleluya. 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 Guverinoma yose ya Neva ko mwabonye kwa Habyarimana hasigara mbarwa, buno bari gukorana n'inkotanyi. Ko mwabonye kwa muri Zaire kwa Mumbutu hasigaye mbarwa, bagakorana na Kabila. Uko niko no mu Burundi sebo keshezerere. Nabonye marayika mbwira ngo haleluya. Nabonye Imana imbwira ngo nimba itangaze mbivuge. Birasheshwe, birasandaye, birahombotse. Iminsi uko ari 3 maze iminsi ntambutse ubutumwa. Dimanche, Lundi, Mardi. Hari ubutumwa buri rijase Imana yandungikanye bugomba gusohora buno nyine. Ariko turabizi ko abapinga ntibazabura, abasuzugura ntibazabura, ariko kuva na kera na Yesu bavuze ko umwuka umukoresha ari Zerebabuli. Bandi baravuga bati Yohana afite dayimoni ko atari kujya no kunywa. Rero turabimenyereye, wavuga utavuga mureke dutangaze Imana yavuganye nanjye. Ubwo ibyo wowe ugaya no burenganzira bwawe, n'ibyo ushima no burenganzira bwawe. Twende no kuvuga ngo hano mugiye kubona Imana itoranya nka kurya umuntu atoranya imbuto cyangwa amasaka. Guverinoma yose rero nabonye ijuru risesa cyangwa se riyirukana, cyangwa se marayika bose arakubita arirukana arahanagura. Nka kumwe Yesu yagwanye mu rusengero, niyo ntambara nabonaga shuti yanjye, niyo ntambara nabonaga. Kandi nongere ntangazira ijambo yenda muri iyi ndwi bizaza tuzavuga ibindi, ariko uyu munsi reka tuvuga ibi. Inkware y'inyabugingo itora mu itongo ry'uwayihigaga. Umugani sinzi mu Kirundi uko bawuca. Inkware za nkoko ziba mu mashamba cyangwa se mu kibira y'inyabugingo itora mu itongo ry'uwayihigaga. Bisiguye iki? Hari abantu neva ari kwirukankana no bita reverend kuri muri kwirukankana ubudahagarara, mubahigira kubafata, mubahigira kubafunga cyangwa no kuba mwababuza activite cyangwa se umurongo cyangwa inzira zabo. Imana bo nibo mugiye kubona Imana yabazamuye, kandi mwe nabo basha mufite. Reverend kuri yo rwose ntabwo ndi kutereta ibindi, nagira ngo nkumenyeshe ko ijuru mu bantu rwose ritari bwihanganire uvuge ngo urakorana n'Imana, wowe urimo, ntabwo uri bukorane n'Imana. Oya, na neva wawe rwose murajyana. Dore ndetse n'ububanza, kandi igihe kirabegereye nubwo mutabibona, n'umwana abibona mutanabibona, kiramutu na gikapu cyake. Ndazi neza ko uri busy mu nyungu zawe, uri busy ko igihugu cyaguma uko mugabo ingoma ikaguma ari y'abahutu. Ariko si ryo jambo Imana yavuze. Hari ijambo Uwiteka agiye yavuganye nanjye arambwira ngo nindi itangaza inshuti yanjye. Aba ba Rupyiri, aba ba Bunyoni, aba ba Arwasa, aba ba Shimanda, aba bose birirwa basakuza, n'abandi yenda ntarondoye hano, n'abandi batanavuga, bafite umutima wo gukunda igihugu ariko batavuga, batuntuye, bababaye, babona igihugu gisoma nturi, bakabura yayo bacira nayo bamira. Abo bose
mugiye kubabona mu gihugu cy'u Burundi bambaye ikote, bambaye ikositime, bari kubaka igihugu kandi bafite ubushobozi. Inshuti yanjye, itangazamakuru riri gukora ibintu bigiye kwibonekeza i Burundi, ni byiza cyane ku rwego rwo hejuru. Ariko mbere y'ibyo hagiye gucamo akantu gasa n'akavuga ngo stop, Farawo yigoma kubanda, stop. Aba Herode, abantu bica, abantu banyuruza, stop. Hari ibintu bigiye guhagarara, ariko kugira ngo ibindi bibandanye. Inshuti yanjye, Farao mtu mubaya aliwatesa wana wa Israeli. Farao mtu mubaya aliwatesa wana wa Israeli. Bo ngibyo yakubwiye byose izabikora, iza kuza muri kwicaze mu bikomangoma, ntuzibagirwe ko wahoze wicaye mu ivu, hamwe twita ku cyavu hameze nk'ahavumwe. Ni hehe mugiye kuva? Ni hehe mugiye kujya? Ni bandi Imana izamuye? Ni bandi Imana imanuye? Ni bandi Imana ikuye ku ngoma? Ni bandi Imana ishyize ku ngoma? Turabakuriye ingoma, murabakuriye ingoma, umubabaro kushize Mana. Turabakuriye ingoma, tuzabakuriye ngoma, tuzabakuriye ngoma, imibabaro nishira Mana, tuzabakuriye ngoma. Reka mbanze senge. Hano ufite ubuvugishwa nifuza ko Yesu yanyobora, kuko Bibiliya iravuga ngo hazabona ishyano uvuga ngo iravuze itavuze. Urantunga rero utenyenye, tubanze tubwire Data ngo tuvugire iburyo bwe kandi dutangirire iburyo bwe, tudasoreza iburyo bwe, kandi bubo butumwa bukiza bubohora igihugu. Kandi igihugu mvuze siriya misozi ya za Matana, za Rumonge, Butanyerera n'ahandi, ahubwo mvuze igihugu ni Abarundi, Yerusalemu, umurwa w'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ya Aburahamu na Isake na Yakobo, ndagushimiye. Uri igiti cy'inganzamarumbu, isambu itarumba, ubwugamo bw'umugaro. Ishimwe ni ryawe Papa. Natwe duciye bugufi rero, turavuze ngo ushyirwe hejuru kubw'isezerano ryawe ushohoje, kubw'igitangaza ukoze, kubera ko ibyari hasi ubishyize hejuru, ibyari hejuru bikajya hasi. Turagushimiye Gesho wa mageshi, asante Bwana magwana. Buno tuvugana urakoze Mwami, kumwe za ngabo zijya zikoroka, urakoze kuko urotse gutabara Abarundi. Urakoze Mwami Yesu, urakoze abantu bose bizeye ibyiza ko bagomba kubibona, ariko Mwami batakwizeye bazabirebesha amaso ariko ntibazabijyaho. Ngaho rero Mwami, mwigisha n'umwigishwa, twuzurizwe imbere yawe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Mbwire umuntu uteze ugutwi ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu, by'umwihariko kontente irimo ubuhanuzi, ndetse hari igihe njya sesengura cyangwa nkakoresha analize nkakubwira uko mbibona n'uko mbyumva. Ariko ubu ni ubutumwa bwiza, ubu ni ubuhanuzi Imana indungikanye. Harimo rero abantu bagiye kubirebesha amaso mu gihugu cy'u Burundi, ariko ntibazabijyeho. Nutihana, nudasenga, nudaca bugufi, nutaba mu rutonde, nukuri uzabirebesha amaso no komenti, kandi ntabwo uzabijyaho, uzabirebesha amaso. Abandi bo bazahwera, bazaba bahwereye, bazaba bapfuye, ntabwo bazaba ari bazima, bazaba harameze ibyatsi. Nagira ngo nkumenyeshe ko kubera isezerano ry'Imana risohoye buno tuvugana, ntabwo bitinda. Ibi mbivuze si uyu mubiri, si iyi si, ahubwo ndi kubyumva. Ndayumva imirindi y'ubutabazi,
ndayumva ibindi yo gutabarwa, araje aje gutabara, humura dore uratabawe. Barundi kazi, bavandimwe, Yesu araje. Mana yambwiye ngo ije kubatura umutwaro. Never ibintu ari kuzenguruka amasezera abantu kuriya nukuri arimo arasezera. Yari icyo bita kumanika inkweto, ye kumanika ibirato, misi yagusize, ye cyagusize, ye cyagucikanye, ibihe byanze, ibihe byagoranye. Nagira ngo nguhanurire rwose Evariste ndayishimiye n'umuryango wawe Reverend kuri aka gatsiko kose guverinoma yose mwakoreye mu kwaha kw'inda nini, amahera mu babadandaji, muri abarongozi, ibintu murabyica, ibindi murabyangiza. Mugabo nyiri igihugu ko kwa cumi araje, nyene igihugu wakiguza amaraso kwa 11 araje, nyiri igihugu kwa 12 araje, ariko by'umwihariko muri uko kwa 10 murahonjaho, harimo abantu bagiye guhonjaho, babone ko Imana igihagarara igwanira mu biyaya ari nayo irwanira mu misozi. Intambara mwe mwiziga siyo, naho mubona izanana siho, n'ibyo mwiyumvira sibyo. Hano harimo abantu, mpumurize n'abantu mbabwire ngo humura, nta nzira irashya, koko ni Imana ije mu gihugu cyayo, ije mu bantu bayo. Niba ikimenyetso kikuriho, aca woga, ufise ubwoba bw'iki? Niba indome y'ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'abo bahimana, icyo kimenyetso kikuriho, habari zako ke probleme, hagarara hamwe, kubera ko hano mugiye kubona ineza y'Imana, kandi Imana nibiba nibibi ibyemeye ko bibaho, wabikoraho iki? Wabihinduraho iki? Wabibangamira uti? Ahubwo Imana ikiyizanye ni karibu. Kuko nigeze mpanura ubuhanuzi ndababwira ngo igihugu cyose, intara zose, buno hariho marayika uri gushyira ku ibimenyetso, ndetse uri kugenda averifiya areba ibyo barega uyu murwa, ibyo bavuga muri iri hanga yuko ari ukuri. Rero birenge bya Neva ntabyo nabonye mu gihugu. Yamanitse inkweto. Barundi kazi, amarira ya Sara yavuyemo Isaka, amarira ya Ana yavuyemo Samweli, Yosefu wari mu ngoyi yabaye igikomangoma. Ntawakwiringira Imana wimuhemukireye, nawayikoreye ngo akogwe n'isoni. Nawakwiringira Imana wimuhemukireye, nawayikoreye ngo akogwe n'isoni. Yosefu wari mu ngoyi yabaye igikomangoma. Hano hari abantu bameze nk'abashigajwe inyuma n'amateka, hari abantu bameze nk'abasangwa isi. Abo Dawidi ahari murahazi, iyo mukibira aragiye intama, ntujye kuza ayobora ihanga rijabukane. Naho mwebwe Imana yabahaye igihugu gifite byose, mukajiga mukarengwa, mukarongora, mukihaya, mugasinda, mukagwana, mukicana, mukambura. Imana nta kwitabagize, nta nuko itabagenje. I'm sorry, excuse me, pardonnez-moi. Nta Imana itari yagize abasendi de DFDD. Ni mwebwe ubwanyu, mwisenyeye nk'impene baziritse mu miyenzi, kandi ibyo no comment. Hano rero biguma byoroha. Imana y'Abayahudi niyo igiye kugaragara, naho kiranga iyi mu mazi imisi mubona, siyase mu mazi imisi mubona, imbaraga za politike mu mazi imisi mubona, zambaraga zose zangwanyaga baziri bati Gorogota, ndetse n'ibisigisigi byazo
sebore keshezerererereremo ubu nta bubasha bigifite imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si n'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. By'Imana mu Burundi bizagira urutonde, ibya Sazari bigira urutonde, buri kimwe kizaba gifite urutonde, buri kindi gifite urutonde, apana akajagari. Yego, kindi nacyo ni uko harimo abambajije ngo neva ngo niba ndi umuhanuzi ngo azagwa mu yihe ntara, ngo ese ngo arabibuhunge, ngo ese neva ngo arapfira mu ntara ya Ngozi, arapfira muri Gitega, muri Bujumbura, ese baramutega mbushi? Oyaye, aho naba ndengereye, sige marayika Imana yohereje njejwe guhanura kubisohoza, ntagira umuntu umbwira ngo nimbisohoze. Njejwe shinzwe cyangwa se ntegetswe, niwo burijwe icyo mpawe kukivuga. Ntagira umuntu umbwira ngo ko byihuse cyangwa ko bitebye. Shinzwe gusenga kubw'ubutumwa bwiza twatambutse no kubuvuga nyine mukabwumva. Ibisigaye marayika ushinzwe gushyira mu bikorwa akanwa k'umuhanuzi, we arabishyira hehe? Mu bikorwa. Rero neva namwe ntawe mufite, nta n'uwo muri kubona, nta n'ibyo mubona. Iyo bitera bijya ntaho muzi biri, nta n'aho muri kubona biri. Icyo nzi cyo kiri kwibonekeza ni uko neva navuga ngo kuvaho kwanutse cyangwa se urupfu rwanutse. Ariko abakizwa baririmba ngo ijoro ryahumuye, ibyo nabyo biri kunuka. Rero ibindi nabyo nawe yiyubare niba yashobora no kubicika, uretse ko bitashoboka. Ariko buno ngubarakomanga ku muryango, umwana w'Imana niwe ahagaze kingura. Yaba ari Muveti Turuwa yaguhigaga, yaba ari u Rwanda rwaguhigaga, yaba ari Ubugande bwaguhigaga, yaba ari Redi Tabara yaguhigaga, aho wari ufite amahirwe 100% ukabacika. Mugabo uri kuguhiga, amaboko ari kugushaka ni Imana. None ko namwe mukijwe, ko namwe mwasenze, ninde muntu Imana irondera ikamubura? Nkuru nziza yabimenya kwiri kumurondera biba byarabaye. Mugabo ndaguhamiriza ko na neva ntabwo ibi bintu yabitahura, ntabyo ari bwumve, ntabyo ari bumenye, nta n'ibyo yashyikira, nta n'ibyo yahambya. Ahubwo ndakubarira ko ibi bintu nawe azi neza ko biri bumuhitana. Ubageze igihe igihuna kirara ku rugo kivuga ngo zambeba zikungura. Ibimenyetso byose ubu biri muri sari we, mu cyumba cye, ku nzu ye, ku rugo rwe, n'abana n'umugore. Rwose ubu biri kwibonekeza aho banyuze, aho baraye, aho biriwe. Ibi bimenyetso biri kwibonekeza ko ntacyo yabikoraho. Wabikoraho iki? Wabikuraho iki? Mugabo kandi aba bantu ubundi Bunyoni niwe wakoze ibyaha mu Burundi. Neva ubwiwe ntiyemera guhana, ntanashaka guhana. Avuze ko abahanye bo kubera iki Bunyoni we mwamuhanye mukanamuha igihano kiruta icy'abandi bose. Bisiguye ko guca imanza kwanyu ni ngondagonda, kandi akeye bugezemo niko bazakugereramo bakubisha ururwi. Nuko Abarundi ari abana beza. Uriya Abarundi vraiment, Abarundi babonye perezida mwiza, ngira ngo simbabwiye kuzamusenga, ariko Abarundi narabibonye ku bwa nkuru nziza kijya ku butegetsi. Yesu we, basasa ibitenge mu muhanda, bagaca imikindo, bagasenga, bakakata bati tubonye perezida w'umwana mwiza, mutukijije gusenga. Nyuma rero biza guhinduka, hazamo iby'injyane z'amoko n'ibindi. Buno tuvugana rero ibyo byagarutse. Neva we mwabuze uko mugira, muburaho mushyira, mu buri cyo mukora. Imyigaragambyo ntishoboka, politike ntishoboka, buri kimwe cyose ntigishoboka. Ngira ngo Satani yarugaye, dayimoni yarugaye.
Sekibi yakoze nabi, umubi yabaye umubi. Mugabo mbwira abarundi kazi ngo muri uko kwa 10 mwitegure, hagiye kwiyadukiza ibibaha kumenya ko Imana muri twebwe atari ikinyoma ahubwo ari ukuri kandi ukuri kuzuye ukuri kudesha. Urikira uri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo shidikanye kugukurikira Yesu. Umurimo wanjye nuwo ugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira uko wayimenyesheje. Umurimo wanjye nuwo ugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira uko wayimenyesheje. Mu gihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe, cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo ufite, uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohorwa, nabona uko ngukorera. Uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohorwa, nabona uko ngukorera. Urandinde mwami Yesu, unganyiriza imigambi, nibana ni urugendo, uzanyibutsa urukundo. Uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, ukazahozwa ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru. Uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, ukazahozwa ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru. Uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, ukazahozwa amarira, ugeze iwanjye mu ijuru. Uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, ukazahozwa ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru. Sinahora mbaririza iby'urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo shidikanye kugukurikira Yesu. Uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohorwa, nabo uko ngukorera. Haleluya, haleluya.
ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ntatebye, umunsi turakoresha umwanya muto cyane. Ntatebye mbanje kugushimira wowe utangirana natwe iteraniro ugasozanya natwe kudeshapo umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere y'umwami wacu Yesu Kristo. Tuguhaye ikaze, uri muri Kenya, njya mbibona, ndetse Uburayi, Amerika, muri Afurika, mwebwe mwese by'umwihariko abari kuri teri i Burundi aho urugamba rubera. Nukuri twifatikanyije namwe mu gusenga, muge mutegereje inyishyu ituruka ku Uhoraho. Uyu munsi hari ijambo rimwe ryitwa isezerano rituruka ku Mana. Ijambo rya kabiri twavuga Kanani. Umuntu ashobora kubaho ategereje isezerano, nanone akabaho yanarigezemo. Ni ukuvuga ngo buno turi mu rugendo rwo kujya mu isezerano, ariko turi mu nzira. Bamwe baguye mu nzira, abandi turacyabandanyije. Uburundi ni ihanga Imana igiye kujabukana muri Kanani. Akarorero, u Rwanda ngira ngo rwarinjiye, ntirurashyika ariko rwarinjiye muri Kanani, ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Akarorero, na hano hari abadukurikiye bamaze kugera mu isezerano Imana yabasezeraniye, byiza cyane. Uyu munsi wa none rero nimbigarukaho cyane nimbivugaho, ndagaruka mbwira abantu ngo ni gute wakifata wageze mu masezerano kugira ngo amasezerano atazatuma urimbuka. Nimumara kurya mugahaga, nimuzibagirwaho Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Pete keshezererererebo zomene ya zopaya. Ndakumva mwami Yesu. Irindi jambo rikavuga ngo ni gute wakifata ukagera mu masezerano utaguye mu nzira. Akarorero, Abisiraheli bahagurutse muri Egiputa, mu Misiri, baraza bamwe bashirira mu butayu. Harimo na Musa, abandi barambuka barabandanya Yorodani, barayambuka bagera i Kanani. Harimo Karebu na Yesuwa, ngo abagabo Imana yishimiraga. Nawe uri umukandida wo kuzagera mu masezerano Uhoraho yagusezeraniye. Noneho n'igihugu cyawe ni kandidatire yo kugira ngo cyinjire mu isezerano Imana Data yavuze muri ba sogokuru bacu, mu batubanjirije, natwe ubwacu tukaba tugeze ikirenge mu cyabo. Kuko nimunabona mpanura, ntabwo ari nge wabibanje, sinange, cyakora ndi mu babiheruka. Ariko singe muhanuzi wa mbere, singe muhanuzi wa nyuma, ahubwo isezerano ry'Imana ryatangiranye namwe nge ntaranavuka, ry'uko Burundi bugiye kugikanana. Ariko buno turi kugira ngo tubabwire ngo amaboko yanyu n'ibirenge byanyu biri gufata ku nkombe hakurya za Yorodani, mwinjira Kanani muri aya mezi tugiye kwinjiramo. Ubwo rero iby'abahatuye, iby'abashimuse, iby'abibye, iby'abanyaze, bavuga bati ntituzavamo. Abo Baheti, abo Bahivi, abo Yewusi, abo bose nibo bagiye kuva mu nzira, noneho Kanani kaba Kanani. Mungu asifiwe sana, haleluya. Aya mbere, menya neza ko niba ushaka kugira ngo ugereyo, harimo kureba ibihe, situasiyo urimo, ukitegereza ukareba ko ibyo bihe ari Imana iri kubikunyuzamo, ukareba ko Imana yabivuze ibyo bihe ko muzabinyuramo. Wamara kumenya ko ari Imana, ukitwararika, ukigengesera kugira ngo inzoka zitakurira mu bugaragwa. Harimo kuverifiya ko Mose wagiye kubaza amategeko, Musa wagiye kuvugana n'Imana, mudafitanye ibibazo, sinaragwana ribarikiwe. Harimo kwihweza no kureba neza no kuverifiya, amen, yuko intambwe z'umwuka n'iz'umubiri biri imbere, umubiri wawe ukaba uri inyuma. Iyo umubiri ugiye imbere mu gihe utegereje isezerano, kenshi na kenshi ugwa mu mibare udafitiye ibisubizo, ugwa mu gihombo utari buhombore ngo ukigarure ubireke pere. Iyo siyase iri imbere, siyase z'umwuka ikaba iri inyuma, kenshi na kenshi ubwenge bwawe bukubarira ko bitazashoboka, hakaza kwidoga no kwidodomba. Ubwo uwo ni umuntu uhagaze nk'umukandida wo kujya mu isezerano Imana yamusezeraniye.
iyo mu izina rya Yesu Kristo turasabye umwuka w'Imana aduhe kwigisha no kubwiriza no guhugura neza, adufatira ikirere. Nabona ko ikirere kitameze neza, imvura ishaka kubirogoya, ariko amen. Reka tubyizere ko Imana idufashije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyo rero uhagaze nka kandidatire igiye kwinjira mu gihugu cy'isezerano, usoma ibyanditswe, ukareba ibyanditswe icyo bigusaba n'icyo bikoburija, noneho ugahagarara muri uwo murongo w'icyanditswe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyo tubaye abantu bageze mu isezerano, bisaba ko nanone agakiza kaba hejuru y'umugisha tuhasanze, kandi Mwuka Wera akajera byose, akayobora byose, akaba ari hejuru y'ibyo bintu byose. Naho nugera i Kanani, amahera akaba menshi, amafaranga akaba menshi, bikadomina iby'umwuka n'ijambo biri muri wowe. Egare iri pare ko ingaruka zizibonekeza cyangwa icyo uzahura nacyo cyangwa icyo uzabona, navuga ngo nuko uzajya kubona ukabona hibonekeje iki? Gutsindwa, kuvamo mu isezerano ibyari inyuma ukabibona imbere, ibyari imbere bikajya inyuma. Twebwe rero mu buryo bw'umwuka ntuzigere uva imbere ngo ujye inyuma, ngo umubiri uva inyuma ujye imbere, oya. Niyo mpamvu no mu rugendo rwacu ntuzabwirize wiyemera, ntuzigishe wihaya, ntuzakora ibyo ukorera Imana byose mu izina ryawe. Bigisha ubabwira uwagutumye. Amen. Muri uru rugendo rero turimo, cyangwa muri iyi ntambwe, ni ukuvuga Kanani twese turaharorera. Kuva mu bugaragwa tutahaguye, umuntu wese yifuza kuva mu bugaragwa. Noneho gushyika, twese twifuza gushyika. Satani nawe intego ye niyo kugira ngo mutagera i Kanani, cyangwa se wowe ku giti cyawe utahagera. Ariko icyo Imana yavuze no kugikorera gikora. Wowe niwizera uragerayo, kandi ube umuraganwa na Kristo mu gihugu cy'amata n'ubuki, Kanani, mu izina rya Yesu. Ndahamya rero mu makuru dufite twahawe n'Uwiteka, ibintu Imana yasezeraniye u Burundi ni byinshi cyane. U Burundi buzatera imbere rwose, ubyumvirize neza. Ariko buno birugaye, nta nzira uretse twe dusenga, nitwe tubona iyo bitera byerekera. N'abandi basenga, n'abandi bafite uburyo bareba kure, kuko si jye jyenyine. Ariko urebesheje amaso y'umubiri nta nzira. Ni ukuvuga rero ntuza Perezida Nkurunziza yaguye mu butayu atajabukanya Abisiraheli. Perezida Neva we ni kure kubi, Imana yamunyujijemo ibitari ingabirano zo kurokora no kuzamura u Burundi, ahubwo buri kugenda bupotera. Ngira ngo rero Neva sinzi uwamutobeye n'uwamuvangiye, ariko ubu n'abadede b'abasendi DDFDD bamwe batukanaga mu macano yose barabyihoreye. Ngira ngo nka Perezida w'u Burundi nawe ubwiwe arabibona ko ibintu byacanganye, kuko nawe ubwo arabyivugira ukumva ko avuze ngo eske igihugu cy'u Burundi nicyo gihugu cya mbere kandi kikaba n'icya nyuma ngo kuba gifite abantu baruhije bagoye. Ntabwo bagoye, nuko Imana itaguhaye inkoni yo kubayobora. Uri kubayoboza komedi n'ibindi bintu utamenya, ariko uhoraho arambuye inkoni akayiguhereza mu nzozi, mu nkoni, mu ntoki, ngo uyobore ihanga. Nta cyoroshye nkabyo. Nyemerera rero nkwifurize kuzaba umwe mu bazagera i Kanani. Nyemerera kandi nkubwire ngo ntugwe mu butayu cyangwa mu nzira, ushyike mu izina ry'Umunyanazareti. Ikindi nacyo, utera intambwe, inyantambwe, kandi ziguhesha kwinjira mu gihugu kitemba amata n'ubuki, aricyo navuga Kanani nyine.
mu masezerano yawe winjire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mpanuriye ibirenge byawe bishike, amaboko yawe ashike, mu by'umwuka uzaba umugabo no mu by'umubiri uzaba umugabo, kandi uzaba umwe mu bahagarara bagashinga intahe yuko Uwiteka yanesheje bitangaje, kandi ifarashi n'uyihetse yabiroshye hehe? Mu nyanja. Haleluya. Ibyo rero nyemerera dusenge. Navuze ko dukoresha igihe gitoya, ariko ijambo nubwo ryaba rimwe ku munyabwenge riba rihagije, cyangwa se ku muhinga. Mwami Yesu turagushimiye, niwe wahagurukanye na Musa ashyika mu bugaragwa ariko ntiyagera i Kanani, uhagurukana na Yesu wagera i Kanani, uhagurukana na Aburahamu agerayo, ndetse na Kristo aza mu isi arahanyura nawe agerayo. Natwe rero turi abakandida bo kugera mu isi mu buryo bw'umugisha, isezerano rigasohora tukiri mu isi, tugahabwa ibyasezerano. Noneho rero turi n'abategereye n'abarorereye ubugingo buhoraho ijuru iteka ryose. Uha umugisha rero bene data dusangiye ukwizera duhuje umugabo n'umugambi wo kugukurikira no kugukorera iteka ryose. Amen. Ndagushimiye, umukama aguhezagire cyane.